kenshi cyane cyangwa se ni gake cyane waba warigeze kumva amwe mu mateka y'abahanuzi bagiye babaho ko n'umubumbe dutuye, ubundi ukumva ngo ahantu runaka habereye amabonekerwa cyangwa se ukumva ngo umuntu runaka yarabonekewe. Aha twavuga muri Bibiliya Pawulo benshi bitaga Sawuli ndetse na Mariya umukobwa w'isugi weretswe ko agiye gusaba inda ku bwa Roho Mutagatifu akabyara umwana w'Imana wigize muntu maze akazaba umucunguzi w'isi. Gusa nanone aha singiye kukubwira ku mateka y'aba bombi, haba Mariya, Sawuli ndetse na Yezu Kristo, ahubwo ngiye kukugezaho bimwe mu bifatwa nk'ibitangaza byagiye bikorwa n'uwo mubyeyi Mariya inyuma y'uko yaravuye ku mubumbe dutuye. Iki cyegeranyo ugikurikira kuri OG TV Show Channel igutegurira ibiganiro bitandukanye by'ubucukumbuzi, haba muri politike, imyidagaduro, siporo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye utegurirwa n'abanyamakuru b'abahanga. Icyo ugomba gukora ni ugukanda subscribe kugira ngo atazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Iki uyu munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Semungu Aime. Mbahaye ikaze. Kubonekerwa, kujya mu mwuka, ibi ni bimwe mu bifatwa nk'ibitabaho n'abakurikirana hafi iby'iyobokamana, ahubwo bakayifata nk'aho abo rubanda nyamwinshi barwabyiyaturiyeho bafatwe nk'abakiranutse kurusha abandi. Ubanza iri impamvu hari ahantu henshi cyane ku isi hagiye hatangazwa ko habereye amabonekerwa, gusa yaje kwemerwa mpuzamahanga yabaye 3 gusa. Ikibeho mu Rwanda kwa 28 Ugushyingo 1981 ahabonekeye umwana w'umukobwa Alphonsine Mumureke Nathalie Mukamazimaka yabonekeye ku itariki 12 Mutarama 1982, ndetse na Marie Claire Mukangango waje kubonekerwa ku wa 2 Werurwe 1982. Irehude mu Bufaransa mu 1858 habonekeye Bernadette umwangavu w'imyaka 14 wari utuye Imira mu mujyi wa Lourdes mu majyepfo y'igihugu cy'Ubufaransa. Ni kuva ku wa 11 Gashyantare kugeza ku wa 16 Nyakanga 1858 nyine, ubwo yatangazaga ko yabonekewe hafi inshuro zirenga 18 zose n'umubyeyi Mariya. Ibi byaje gukorwaho ubushakashatsi maze biza kwemezwa. Ifatuma muri Portugal ni kuva ku wa 13 Gicurasi 1917 ubwo habonekerwaga abana b'abakobwa 2 ndetse n'umwe w'umuhungu, Lucia dos Santos wari ufite imyaka 10 n'ababyara we Francesco Marto wari ufite imyaka 9 ndetse na Jacinto Marto wari ufite imyaka 7. Byose byatangiye mu 1916 ubwo babonekerwaga n'umubyeyi akababwira kuzajya bavuga za rozari nyinshi ndetse akabigisha n'amasengesho 2, maze ku wa 13 Gicurasi 1917 Lucia n'ababyara be Francesco Marto na Jacinto Marto baragiye amatungo magufi mu kibaya cya Cova da Iria mu mujyi wa Fatuma ho mu gihugu cya Portugal, maze hahise hahinduka nk'ahagiye kugwa imvura, igicu kirakuba maze abana biyemeza gucyura amatungo nk'uko babonaga harimo imirabyo myinshi. Gusa siko byaje kugenda kuko cya gihu cyahise kiza kibegera, maze abana niko kugira ubwoba, maze bumva ijwi ribabwira riti mwitinya, nta kibi mbifuzaho, kandi ikindi nkomotse mu ijuru, ni Imana yantumye ngo mbagezeho ubutumwa maze namwe muzabumenyesha isi igihe nticyagera, kandi nifuzaga ko muzajya muza aha hantu ku itariki ya 13 mu gihe cy'amezi 6 ubundi nkazababwira uwo ndiwe. Ikindi umubyeyi yababwiye nuko yababwiye gusenga cyane kugira ngo isi ibashe kubona amahoro. Ndakwibutsa ko iki gihe isi yari mu ntambara mbere y'isi yose, kandi ikindi isi yari yugarijwe n'icyorezo cy'ibicurane by'indwara ya Espanyol cyari kibasiye isi muri icyo gihe nyine. Ikindi umubyeyi yabwiye aba bana nanone nuko yabwiye kuzajya basengera roho ziri mu purgatori maze zikabasha gukira. Nk'uko bisanzwe ko babyara ba Lucia batabashaka kugira na kimwe bumvaga yavuganaga n'umubyeyi Mariya, ibi byaje gutuma ku wa 13 Nyakanga 1917 Lucia abaza Mariya impamvu bagenzi be batabasha kumva ibyo avugana nawe, maze Mariya amubwira ko bagomba kubanza bakongera kwemera. By'umwihariko Francesco Marto hari nawe muhungu wari urimo, we yasabwaga kubanza kuvuga za rozari nyinshi. Kuri iyi nshuro ni nabwo Mariya yabwiye Lucia ko ubutazamubwira uwo ari we koko ndetse n'icyo ashaka. Maze ku wa 13 Kanama
1917 Lucia ntiyabashije kuza guhura n'umubyeyi Mariya nk'uko yayimubwiye ko azajya aza buri tariki ya 13 kuko yarajyanywe mu nzu y'imbohe aho yagiye guhatwa ibibazo ndetse n'akahatirizwa guhakana ko yaba yarabonekewe. Maze kuwa 15 Kanama 1917 ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya bararekuwe, maze niko kwitabaza kongera guhura n'umubyeyi Mariya i Cova-da-Iria. Kuri iyi nshuro ni nabwo Mariya yamubwiye uwo ari we koko ndetse aramusezeranya ko ubutaha azazanye na Yosefu ndetse na Yezu Kristo. Maze Lucia asaba Mariya gukora igisa n'igitangaza ku buryo rubanda rwemera kuko yabonekerwaga. Ibi Mariya yarabimwemereye, maze kuwa 13 Ukwakira 1917 ubwo abana bazaga kongera guhura n'umubyeyi Mariya, abantu bari babaye uruvunganzoka bakabakaga mu bihumbi 7 kuko wabyumvaga wese yavuga ko azaza kwihera ishisho ko uwo mubyeyi asa. Mu cyondo cyinshi cyane kuko imvura yarayigwa nubwo yari isanzwe ikigwa ku gicamunsi nk'ibisanzwe, mu bukonje buri munsi ya dogere ya 0, Lucia yaratambutse yegera aho yarasanzwe ahurira n'umubyeyi Mariya. Rubanda rureba, aratambuka arapfukama, rubanda rwose rwararebaga. Maze hashize akanya nibwo abonye akotse kongera gucumbika imbere ya Lucia, maze Lucia yongeye gutaka ku yindi nshuro. Bigaragara ko yari yongeye kubona ikintu cyari giteye ubwoba kuruta icya kabiri. Ahagana saa 8:45 kuri iyi tariki ya 13 Ukwakira 1917 nibwo Lucia yagize ati, nimurebe izuba. Izuba ryarabyinnye hejuru mu kirere cya Cova-da-Iria, riramanuka rihinduranya amabara. Rubanda rwaraho ruvuza induru. Byari bitangaza kuri bo, dore ko bamwe babonaga ari umunsi w'imperuka kuri bo. Bamwe batangiye kwihana, abandi barasenga bambaza umubyeyi. Abahakanaga ko atabonekerwaga bahise bahera ko baremezwa. Maze nyuma y'iminota 10, ni ukuvuga ku isaa 8:55, izuba ryasubiye mu kirere, hongera gusubira ubukonje nk'ubwari buhari. Rubanda rwararebaga uko byari bitangaza Mariya yemeye umwana w'umukobwa. Ibi byaje gutuma ku ya 15 Ukwakira 1917 ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Portugal cyasohoye inkuru kiyiha umutwe uvuga ngo ifatuma izuba ryabyinnye ku manywa y'ihangu rimanuka ryenda gukora ku butaka. Aha ibi byaje guhuzwa n'ikimenyetso cyanditswe mu byahishuwe ibice 12 umurongo wa mbere, ahanditswe ko Yohana yeretswe ikimenyetso cy'izuba rinini cyane ndetse abona n'umugore wambaye izuba. Lucia ari nawe mukuru wari urimo niko kumubaza ati, none se twaba tuzajya mu ijoro? Maze umubyeyi nawe amusubiza ko bazajyaho nta kibazo. Anamwishyurira ko bagenzi be bagiye kujyaho vuba bidatinze. Ubwo mu 1919 Francesco Marto ari nawe muhungu wari urimo wenyine nibwo yaje kwitaba Imana. Hari hashize imyaka 2 umubyeyi amaze kubabwira ibi. Inyuma y'imyaka 11 gusa umwana yari amaze avutse. Maze Jacinto Marto nawe nyuma y'undi mwaka umwe, ni ukuvuga mu mwaka w'1920 nibwo yaje nawe kwitaba Imana ubwo yari afite imyaka 10 gusa. Aba bombi bahitanwe n'icyorezo cy'indwara y'ibicurane bya Espanyol yari yibasiye isi muri icyo gihe. Gusa nubwo Lucia yavuganaga n'umubyeyi, babyara be nta na kimwe yabashaga kwiyumvira mu byo yavuganaga n'umubyeyi. Gusa nanone iyo yarangizaga kuvugana n'umubyeyi yarahindukira akayibwira ababyara be, ariko akabihanangiriza ababwira ko ari ibanga rikomeye, dore ko mu gihugu cya Portugal cyaraziraga kikaziririzwa kwita ko waba warabonekewe, wabaguriwe wese waratotezwaga, yewe bikaba byakuviramo no gufungwa. Iyi niyo mpamvu Lucia yabwiraga ababyara b'ibyo yabonekewe n'umubyeyi Mariya, ariko akabihanangiriza ababwira ko ari ibanga rikomeye cyane, nk'uko ibanga rya mbere ry'Ifatima ryavutse hariya mu 1917, The First Secret of Fatima. Abana baratashye nk'uko bisanzwe, maze Francesco Marto bimwanga mu nda abyongorera umubyeyi we Olympia Marto, maze abifungura inzira y'ibigeragezo, dore ko umubyeyi we nawe yaje kubyongorera abaturanyi be, maze inzira y'ibigeragezo ibatondaho. Abana baratotezwa, bimwa amafunguro, imyenda ibacikiraho, maze nako bahatirizwaga no guhakana ko abarigeze kubonekerwa. Ariko abana kuko bari bafite ibanga bakomeje kubitsimbararaho. Maze kuwa 13 Kamena 1917 ubwo abana biteguraga kongera gusubira Cova-da-Iria kujya guhura n'umubyeyi nk'uko byari bisanzwe,
byahuranye n'umunsi wa Mutagatifu Antoine wari kwizihizwa mu miryango, ababyeyi bari bokeje imigati basangiriye hamwe n'abana, gusa abana barabyanze kuko Mariya yabategetse kwiyiriza ubusa, ikindi bagasenga cyane, ahubwo abana bahagurutse berekeza kwa Vada Iliya kujya guhura n'umubyeyi, abaturanyi babirukaho. Gusa nk'uko bisanzwe nanone uyu Lucia iyo yavuganaga n'umubyeyi Mariya, haba bombi haba abaturanyi ndetse n'ababyara be, nta kintu na kimwe babashaga kwiyumvira Lucia yavuganaga n'umubyeyi, ahubwo babonaga avunyeganyeza iminwa gusa. Ikindi nanone hashize akanya gato babona kotsi gacumbitse imbere ya Lucia, maze uyu Lucia ni nabwo yaje kuvuza induru kuri iyi nshuro. Bigaragara ko hari ikintu cyari giteye ubwoba cyari kigiye kugwirira isi uyu mwana w'umukobwa Lucia yari yeretswe na Mariya. None nawe uribaza, hari icyo umwana w'umukobwa yari yeretswe na Mariya cyari giteye ubwoba, cyari kigiye kuba ku no mubumbe w'isi? Dore ko wahishurirwaga iki kintu wese atifuzaga kugitangaza ngo kijye ahagaragara, cyane ko ibyiza ko ari ukutagitangaza. Nk'ibisanzwe Lucia yamaze kubonekerwa n'umubyeyi Mariya, harongera abibwira ababyara be, ariko arabihanangiriza ababwira ko ari ibanga rikomeye. Nanone ibanga rya kabiri ry'ifatuma riba rirongeye riravutse mu 1917, The Second Secret of Fatima.